ni ugusenga, ukagira wa mutima wo kwihangana, wa mutima uciye bugufi, ngo bamutera amabuye kugeza gupfa, ngarararama ngareba nk'abamarayika bazamuka n'abandi bagira uti bamanuka. Haleluya. Arangije avuga ati wite bababarire kuko batazi icyo bakora. Kuko iyo bamenye icyo bakora, nabo bari baravuga ati cyangwa ngo bamwahura mwanya wa Stefano. Murazi si icyo Stefano yashatse kuvuga? Ati ndago bazi ko bari kunyinjiza mu bwami bwawe, ntabwo bazi yuko bari kumfasha kuruka imiruho n'imihati, ahubwo barakoze nyine bagirira imbabazi rwose. Haleluya. Ariko iri jambo abantu twararihishwe, ndago turimenya ngo turisobanukirwe, ahubwo ati Mana njyewe uriya muntu niduhura umunsi umwe azambona, ukanga ubugome, ukanga gutukana, ukanga gusambana, ukanga kwishingira, ukanga kwiba, ukanga gutoteza bagenzi bawe, ngo Imana iragufashe, mbese igukuye handi waruri, handi utarufite ifatirizo, handi wari utafite uhagaze, aho hantu ngira hagukuye ngigushize hejuru, ikwicazanye n'ibikomangoma, iguhaye kwica mu ndebe z'icyubahiro, kuko wagusenga cyane. Kuko hari abantu basenga amasengesho y'iminsi myinshi, ariko ndibahinduke kamere ni ya yindi, aho kijambo ry'Uwiteka ashinga yaravuze ngo kuko wakunze gukiranuka. Haleluya. Yemye bakunze gukiranuka, ngo Uwiteka arabazamuye abarutishe bagenzi banyu. Si nicyo gusa, ngo abasize amavuta yo kwishima. Ese Imana kureba igasanga urakiranutse, igasanga ufite yanzara n'inyota byo gukiranuka, cyangwa huko ufite inyota ndetse inaruze muri wowe yo kugira ubugome? Imana itugirire neza. Hari abantu bakunze gukiranuka, Imana irabishimira yuko utari umurozi, ariko ari akantu gato kakunaniye. Emera Mwuka Wera agahonde gasohoka, atagira amahirwe n'imyaka ingahe ikanyuraho perezida ataragaruka muri uwo mudugudu. Imana yacu rero ndabwo itembera, Imana yacu ndabwo itembera, kandi Imana yacu ndabwo ari dagoni ngizerere. Imana yishimira yuko tuvuga ngo turayikunda kandi mu bikorwa tutayikunda. Yesu yavuze ngo iki? Ngo ubu bwoko ngo bunshimisha iminwa, ngo ariko imitima yabo ngimba kure. Imana itugire neza. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Sukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, aho muherere ku migabane itandukanye y'isi, ndabifuriza amahoro y'Imana, kandi Imana ibishimire mu izina rya Yesu Kristo. Ku bari basharira kuri Getsemani Channel, amazina yanjye ni Ingabire Jeanne d'Arc. Nejejwe n'Imana kubana namwe muri uyu mwanya mwiza, aho Uwiteka avuganira natwe anyuze mu ijambo rye. Uyu rero ni umwanya wawe, nanjye ni umwanya wanjye. Twisuzume turebe aho duhagaze, ese turashyitse, ese turatunganye, ese turabize. K'ijambo ry'Imana rivuga ngo niba utabize ndushyuhe ukabura akazuyaza, Uwiteka arakuruka. Imana idufashe. Ndakwifuriza kubira, ndakwifuriza gushyuha, ndakwifuriza kugera kuri cya kigero Imana ishaka, ndakwifuriza gutunga wa mutima wari uri muri Kristo Yesu, wa mutima Imana ireba ikawishimira. Iyi ni isaha yawe, uyu ni umwanya wawe, iki ni igihe cyawe cyo kugendererwamo n'Uwiteka. Uwiteka nawe akagira ute? Uwiteka nawe akagukiza. Rero niba udatunganye, niba udashyushye, ndubira ukabura akazuyaza, aho ca bugufi twubaha Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana rigire impact mu buzima bwawe, rigira imbaraga, rigira icyo rihindura, rigira icyo rikora. Kandi icyo nshimira Imana, ngo ijambo ryayo ngo ntabwo rizagendera ubusa. Nezezwa n'Imana mutima wanjye ko ijambo ryayo ritagendera ubusa. Ca bugufi twubaha Imana. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Ndagushimye kubw'uyu mwene data ukangutse amahoro, ndagushimye no kuri uyu wiriwe amahoro. Izina ryawe nirishimye, izina ryawe nirishigwe hejuru. Mwami ngweretse imitima iri imbere yawe, imitima idatunganye, imanjagireho y'amaraso y'Umwami
wacu Yesu Kristo, kugira ngo yeze umutima utabone, kugira ngo yeze umutima urakazuyazi, ubire were gukonja kandi were kuba akazuyazi, ahubwo uyu mutima ukonje Yesu winjiremo, Yesu winjiremo ukize mu izina ryawe Yesu Kristo. Reka uyu mutima utendebutse uwambika imbaraga. Ndasabye ngo uyu mutima uwuboneze, kugira ngo ijambo ryawe rigwe mu mutima utunganya, aribwo butaka bwiza. Kandi mwami, ijambo ryawe rikore icyo waritegetse, ijambo ryawe risohoze icyo waritumye. Ndabigushimiye ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, kuriyubahisha. Amen, amen. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusangira turisanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya mbere umurongo wa 9. Insanganyamatsiko nayihaye iri jambo tugiye gusoma ravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'isi, Uwiteka avuganye nawe nonaha ko agushize hejuru, akurutishe bagenzi bawe, aguhaye indebe y'icyubahiro. Mu buryo bw'umwuka byakugwanyaga, byakujyanaga hirya bikakujyana ibumoso, ugaba uri gushaka kujya imbere ahubwo bikagusunikira kujya inyuma. Kuko rero ngo wakunze gukiranuka, kuko wagize iyo nyota, Uwiteka agiye kukwamura muri izo ngoyi z'umwanzi Satani, agiye kugukura muri iyo sayo, agiye kugukura mw'utwo tumeze nk'udusigisigi, agiye kugukura muri ibyo bicumuro. Kuko wagize ute? Wakunze gukiranuka, Uwiteka agiye kukugira neza. Bana nanjye muri uyu mwanya kandi ube maso, wumve icyo Uwiteka avugana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu riravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Amen. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ukanga gutukana, ukanga gusambana, ukanga kwishingira, ukanga kwiba, ukanga gutoteza bagenzi bawe, ngo Imana iragufashe, mbese igukuye handi waruri, handi utarufite ifatirizo, handi wari utafite uhagaze. Aho hantu ngira hagukuye, ngigushize hejuru, ikwicazanye n'ibikomangoma, iguhaye kwica mu ndebe z'icyubahiro. Kuko wakunze gukiranuka. Ndaga Imana ivuze kuko wakunze gusenga cyane, kuko hari abantu basenga amasengesho y'iminsi myinshi ariko ndibahinduke, kamere ni ya yindi. Aho kijambo ry'Uwiteka shinge yaravuze ngo kuko wakunze gukiranuka. Haleluya. Yemye bakunze gukiranuka, ngo Uwiteka arabazamuye, abarutishe bagenzi banyu. Si nicyo gusa, ngo abasize amavuta yo kwishima. Imana yacu nishimye. Iri jambo ryavugaga riri kwerekeza kuri Kristo. Iyo usomye umutwe w'amagambo uratubwira ngo icyubahiro ngo Yesu arusha abamarayika. Mu by'ukuri Imana ibonye abisi ukuntu turuhijwe n'ibyaha, ibona ko ibi bitambo, gutamba inuma, gutamba yemye amapfizi y'inyana meza, bya bitambo byiza abasogokuruza batubanjije batambaga, Imana ibona yuko tutazabivamo. Ariko Imana avuga ati ninde wagenda mu isi ngo agacungura umwana w'umuntu? Imana ira mu bamarayika, ninde wajya gucungura umuntu? Gaburiyeli we, kuri umugwanyi wamanutse ukajya gucungura ati Imana urabizi ko njyewe ibi ari byo nshoboye gucungura abantu. Yareba cya gitabo ngo gifatanyije ibimenyetso n'ubushishi, avuga ati Imana njye ngeze buranzaneshwa. Imana irareba ati mu bamarayika. Gaburiyeli we ati Imana urabizi ko ngiye nshinzwe kohereza message. Ndago nzi ibisubizo bahaga Imana, ngo ariko Imana irebye mu bamarayika ngibura numye, mu bizima ibura numye, mu bakuru 24 ibura numye. Ngo Immanuel, haleluya, Immanuel Kristo, izina rihebuje riruta yandi mazina. Uwo ari we jambo ryaremye umunsi n'ijoro, ryaremye iyi si, ryaremye ibirimo byose. Ngo arahaguruka yikura icyubahiro cye, yiyambura ubwiza bwe, yiyambura ubumana bwe.
ngafata ngo igitabo kifatanyije ngo ubushishi n'ibimenyetso ngarakimena, ati ngewe ndagiye. Haleluya. Rero ngo Yesu ngo niyo mpamvu agira ute arusha abamarayika icyo cyubahiro, kuza kudupfira yabarushije icyubahiro, kandi ni n'Imana. Imana ubwayo irusha abisi n'icyubahiro. Mumenye ko Imana ari butatu batagatifu bwera, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Umwana rero yaje gucungura abisi, ngo niyo mpamvu arusha abamarayika icyubahiro. Aya magambo rero ni Imana yavuga iyaganisha kuri Kristo, kuko ngo yakunze kugira ute gukiranuka. Yaje muri iyi si, ndi arangazwa n'ibiri mu isi. Yego urambwira Jeanne d'Arc, Imana ari Imana. Yego yarari Imana, ariko yanesheje Satani. Reka mabwira umurimbyi yararimbye ngo Satani ngafite amaboko, ngo tudafite Yesu ngo yatugira ute yaturimbura, yatugwanya. Ariko washimye Kristo wanesheje, ko wa munsi Getsemani yanesheje. Mwibuka ari mu butayu, umwanzi aramugerageza, aho naho agira ute aranesha. Ngo kuko wakunze gukiranuka, ngo ukanga ubugome, ngo none ngusize nk'amavuta yo kwishima, ngo ngurutishe bagenzi bawe. Iri jambo ryabwiraga Kristo. Imana imurutishije bagenzi be bamarayika. Ntabwo Kristo ari umwamarayika, ariko aya magambo yavuga agize ute amwerekejeho. None reka natwe tuyiyerekezeho. Ese Imana irakureba ikabona yakurutisha mugenzi wawe? Ese Imana irakureba igasanga urakiranutse, igasanga ufite yanzara n'inyota byo gukiranuka, cyangwa huko ufite inyota ndetse inaruze muri wowe yo kugira ubugome? Imana itugirire neza. Hari abantu bakunze gukiranuka, Imana irabishimira, Imana irabanezererwa. Iyo usomye igitabo cya mbere cy'Abami ibice 15, 16, 17, usanga abami bagomeye Uwiteka, bakoraga ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka nawe akagira ute akabarimbura, adasize n'umwe wo mu uwo muryango. Imana itugire neza. Mu gitabo cy'abo bami ibice 15 hari umwami wakoze ibinezeza Imana. Nanjye ubwanjye yaranejeje, ngo Asa akora ibinezeza Imana. Asa uwo yakoraga ibitunganye Uwiteka, nguko sekuruza Dawidi yakoraga. Yimye ingoma ngo yirukana abatinganyi muri icyo gihugu. Haleluya, haleluya. Ngo yirukana abatinganyi. Mu by'ukuri muri iki kinyejana turimo, abantu bakiriye Kristo ariko baracyafite ibintu mu mutima wabo banze kwirukana. Rero Imana ashaka ngo wirukane ubwo bugome, wirukane ubwo butiku, wirukane ayo magambo, wirukane bya bindi bikuzitira bikamera nk'ibikuboshye bikakujyana kure y'Imana. Imana ashaka yuko wirukana ayo matiku, ayo magambo, iryo shari. Ngo kuko ngo umwami Asa yimye ingoma, ngo yirukanye abatinganyi muri icyo gihugu. Haleluya. Ese nawe hari ibyo uri kwirukana? Birashoboka kudatingana, birashoboka kudasama, birashoboka kutiba, birashoboka yuko utari n'umusinzi yemye, ariko aka kanwa karakunaniye. Kuvuga neza byarakunaniye, kugira umutima wihangana byarakunaniye, guca bugufi byarakunaniye. None Imana irimo kuvugana nawe ikavugana nanjye. Ese twakunze gukiranuka cyangwa twakunze ubugome bw'isi? Ariko niba tunyuranyije n'ubushake bw'Imana, niba udakonje kandi ndubire, niba urakazu yazaho, kuwa mbere wabaye umukristo, kuwa kabiri wabaye umupagani, uri wa mukristo wo ku cyumweru, wasohoka mu itorero, hari indi sura wambara, hari indi umwambaro wambara. Imana irashaka yuko uva mw'ubwo bukonje, irashaka yuko uva kuba akazuyazi, irashaka yuko ubira, kuko nuba akazuyazi ngo ubwije ukuri Imana izakuruka, niko ijambo ryayo rivuga. Nanone nunakonja naho izakuruka. Imana irashaka ababira, bakabira neza, kuko ndagwa buteretse isafuriya ku mbabura, isafuriya iri kubira ngo imbwa irazikoremo, ngo ingongoro izikoreho. Oya,
mwibuke no ku bwa Aburahamu ngarasinza ngo ingongoro ziza ku gitambo cy'Uwiteka, bivuga ngo umuriro ku gicaniro deja wari wazimye. Uwiteka tugirire neza. Uyu mwami Asare ngo yimye ingoma, ngo asohora abatinganyi muri icyo gihugu. Nawe gira ibyo usohora nshuti yanjye, gira ibyo usohora, gira ibyo usohora. Uyu mwami w'amahoro Kristo ntabwo atura muri aya mazu. Uwiteka yigeze kubaza, ese ngo muzanyubakira nzuki? Imana itugire neza. Ntabwo Uwiteka no muri iyi si nindo, iyi si mubereye ndo, ngiye kuvuga inzu ho naba ndengereye, ariko ngo iyi si ngo nindo ku Uwiteka. Cyakoza ngo ni indebe y'ibirenge bye, bivuga ngo ni indebe y'ibirenge by'Uwiteka gusa, ndahandi no. Uwiteka avuze ngo aricara muri iyi si, isi yamubera ndo. Imana idufashe. Ahantu Uwiteka kwidwa n'uyu mutima wanjye, n'uwo mutima wawe. None kugira ngo Uwiteka abone ibyicaro, kugira ngo Uwiteka abone aho yibera, yibonere ahatura, reka dukore isuku, dukore umuganda mu mitima yacu, dukuremo ibigawa n'Uwiteka. Tumere ng'uyu mwami Asa yimye ingoma, icyambere yakoze ngo yasohoye abatinganyi. Murabizi ukuntu Uwiteka azira abatinganyi, abanga urunuka, yanga ubusambanyi, yanga iyo ngeso mbi, uwo muvumo mubi. Mbese navuga ngo icyo cyakinde nka kamere Uwiteka agira ute, aracyanga kandi acyanga urunuka. Yemwe abakora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka mukabikora mu mwijima, igihe kizagera Uwiteka bishire ahabonwa. None Uwiteka arashaka ngo kora umukwabu, kora umuganda mu mutima wawe, usukure. Iyo perezida arajya ngahantu mu cyaro cyangwa se ngahantu hatari mu mugi, uwo mudugudu umuntu uhagarariye akamenya ko perezida arabagenderera, bakora umuganda kare, perezida akazanyura ahantu hagize ute, hakubuye. Niba mwisi bakora umuganda ku bwa perezida runaka, ku bw'umwamikazi runaka, za modoka z'imijage zikava mu nzira, babandi bagenda bakurura ibintu, uwo munsi bakabaha gasopo, bakabaha itangazo, umugi bazawukure, bizagende neza. None Imana irimo gushaka kwinjira mu mutima wawe. Niba utarakunze gukiranuka, Uwiteka arashaka yuko ukunda gukiranuka, ashaka kuza mu mutima wawe. Kora umuganda rero. Ntabwo aratembera, wenda agaramira ngo perezida azatembere ejo yigire aho aba. Oya, Uwiteka aragumana nawe iminsi yawe yose. Imana yacu nishimwe. Yirukanye abatinganyi ngabakura mu gihugu. Icyo yakurikijeho niki? Ngo nibyo bishushanyo by'abantu bari bararemye, bari barashizemo, arabisenya. Bivuga ngo n'ibicanyo byabo byarasenyutse, arabisenya bidafite umumaro. Asa arasohora, akuramo. Muribuka baganirije umwana muto w'umuhungu wimye ingoma afite imyaka 8, Yoseya. Nawe yirukanye ngo abatinganyi mu gihugu, ngo ibigirwamana arabisenya, ibidafite umumaro arabisenya, ngo bongera kugira ute, gusana ingoro y'Imana, bongera gusana inzu y'Imana. Igihe cyanageze babonamo n'igitabo. Mwene data, emerera umwuka wera, emerera umwuka wera azakora umuganda, aze yeze, azatunganye, aze kubohore. Kunda gukiranuka, wanga ubugome bw'isi, wange kutatanga imbabazi, aho kukunde gutanga imbabazi, kuko natwe Imana yagize ute, yaratubabariye. None twebwe turi babi cyane, ndetse cyane bikabije. Imana igufashe kandi ikugirire neza. Imana idufashe. Ikindi cya gatatu cyo yakoze, yirukanye nyina mu bugabe, amukuraho. Ntabwo avuze ngo ni mama, no. Iyo umuntu akijijwe n'ubundi ari abantu akwiriye kugendana nabo. Aramwirukana, amukura ku bugabe, amukuraho. Ngo none kuko yari yarubatse cyangwa se yari yararemye igishushanyo cy'ikizira ngo cyitwa Ashera, umuhungu we Asa aramwirukana. Natwe Imana ashaka, hari ibindi Imana idashaka ko tugendana. Za nshuti zitujyana muri night club, reka izo nshuti tuzirukane zive mu mitima yacu.
babandu bakuze batubwira ibitekerezo bitajyanye n'ubushake bw'Imana bakatuyobora mu nzira mbi, dutandukane nabo. Tugomba gutandukana nabo mu buryo bw'umwuka, tugatandukana n'ibidafite umumaro. Uyu mwami Asa ngo iminsi yose ngo yatunze umutima utunganye, agendera Imana, yejejwe, afite ingeso nziza. Igihe kiragera ngo aragwara, aratanga. Amaze gutanga asanga ba sekuruza be Dawidi. Haleluya! Akora ibishimwa n'Uwiteka. Bene data, natwe Imana yatubwiye ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'isi, ngo Imana igusiga amavuta yo kwishima ikurutisha bagenzi bawe. Ku muntu wakunze gukiranuka, Imana imushira hejuru. Ariko niba utarakunze gukiranuka, emerera ijambo ry'Imana rigira icyo rimena mu mutima wawe, rigira icyo risenya. Birashoboka yuko utari umutinganyi, nguko nahere mbivuga, birashoboka yuko utari umurozi, ariko ari akantu gato kakunaniye. Emera Mwuka Wera agahonde gasohoke. Nguko uyu mwami Asa yirukanye abatinganyi, gira nabyo wirukana mu mutima wawe. Imana itugire neza. Kunda gukiranuka, wange gukiranirwa. Kunda kugira neza, wange ubugome. Kunda kubabarira, wange kutanga imbabazi. Gira umutima ukeye, were kugira umutima wijimye. Imana irashaka yuko wanga ubugome, ukanga ubugome bw'isi, ukanga kamere, aho gukera za mbuto. Mu Bagalatiya ibice 5:22 bitubwira kugira ibyishimo, kugira umunezero, kugira urukundo, kugwa neza, kwirinda, kugira ineza n'izindi ngo bene uwo ngo ndateka azacibwaho. Ariko wa muntu ngo ukunda kuroga, ukunda gusambana, ukunda kugira ishari, utakunda kubabara, wa muntu nyine ugira bya bintu bibi, uwo azacibwaho iteka, azabona ishano, ingota y'Uwiteka izamujya. Bene data, dukunde kubabarira, dukunde kugira umutima utungane Imana iminsi yacu yose, mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, abantu bakoze ibyo Imana ishaka, bakunda gukiranuka, Uwiteka basigaye no mavuta twasomye. Uwiteka abashira hejuru, Uwiteka abaha icyo basabaga. Hari umugabo ujya unezeza bita Simiyoni ngo yategerezaga ngo ihumure ry'Abisiraheli. Simiyoni yagenderaga imbere y'Uwiteka atunganye rwose, akora ibyo Imana ishaka. None Uwiteka aza kumuyisezerana, aramubwira ati ndago wowe uzapfa utabonye umwami Yesu, ndabwo wowe uzapfa utabonye ngo umucunguzi w'Abisiraheli. Kuko rero yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli, birashoboka yuko yabahoraga bahumuriza ati mwihangane, ibitambo muza mugatanga, tuzabona umucunguzi, nawe tuzongera gutanga ibitambo ukundi. Wenda akareba ukuntu bari guhiga inuma, akareba ukuntu bamwe bari kuzana ibitambo buri mwanya, buri segonda, ibiraro biri gushiramo inga, ariko akagira ute, akabahumuze, nimuhumure, nimukomere, umwami Imana azadutabara, azaduha umukiza, uzacungura Abisiraheli. Kandi ashima Imana ko Kristo atacunguye Abisiraheli gusa, ahubwo natwe abanyamahanga twagiriwe ubuntu, natwe twabaye nga ba Koroneliyo, Imana itugirira ubuntu. Simiyoni mwakira gihe cye ndabwo ari we wenyine wari umutambyi, ahubwo yakomeze kugira ute, kuguma ku gicaniro, akomeza kwizera Imana, arinda ijambo yabwiwe n'umwami Imana ko azamutabara, ko azarengera Abisiraheli, ko umucunguzi w'Abisiraheli azaboneka. Ngigihe rero kiragera, ya misi 8 irange y'imigenzo, umwana ubwo abamaze kuvuka, ngo Mariya na Yosefu ngo bamujyana mu rusengero, ngo Simiyoni amuteruye. Haleluya! Umwuka ngo umuzaho, ahita avuga ati Mana, sezera umugaragu wawe, kuko ibyo wambwiye ndabibonye. Mbonye agakiza k'Abisiraheli, nderuye umwami Yesu, nderuye Kristo. Abari baraho abatambyi bagenzi be birashobora ko yavuze se, uyu muntu aravangiwe, uyu muntu bigenza ute, cyangwa se ndi banabibone. Kuko ngo aho ho yarari ngo hariho umudamu ngo bitaga Ana, yarageze muri za bukuru, nawe yapfakaye, nda mwana aragira.
aremera yanga kongera kujya mu by'abagabo, aremera aratuza yiha Imana. Yari n'umuhanuzi nawe ngo icyo yagize ngo yaranezerewe, bararirimba bagira ute, baranezerwa babona umucunguzi. Arashoboka yuko nawe yari yagize ute, yabyeretswe, ahimbaza Imana yo mu ijuru. Aba nabo barihanganye, bakunda gukiranuka, baterura Kristo. Ese nawe ufite inyota? Niba ufite inyota, ca bugufi, Imana irakugira neza, Imana kurengera. Simiyoni na Ana bakunda gukiranuka, bareba umwami Yesu kuko nawe yagiye aramureba, bashima Imana, baranezererwa. Hari n'undi wakunze gukiranuka, Yobu. Haleluya, yakunze gukiranuka, yemera abana be ko bamushiraho, yemera ko amatungo ye n'ubutunzi bwe bimushiraho, yemye kugeza no kubayaya cyangwa se ababoyi n'abayaya baragenda bajya gushakira ahandi akazi kuko imitungo ya Yobu yari imaze kumushirana. Ariko ngaremera akomeza inzira yo gukiranuka. Ese mwene data, ujya ugira mu bigeragezo ugakomeza gukiranuka cyangwa utera Imana amabuye ati Imana yarambeshe, Imana yarambwiye iti, ugasanga umukobwa wubahaga Imana, umusore wubahaga Imana, yicira inzira arishingiye. Uwiteka tugirire neza. Nubwo bimeze bityo, rindira, isaha y'Imana iratinda, ariko yigeze burya biranezeza, binezeza umutima wawe. Imana igakora icyo wayisabye mu gihe cyashizweho nayo, kuko ni Imana itabesha, ni Imana ikora. Ngo Yobu arageragezwa, bigeraho n'umufasha we wari ukwiye kumuhumuriza ati mutware komera, ati yo twizeye ifite imbaraga, ati komera, mbo ritwereka ko yaramuvye ati ngo niyihakane ngiyo Mana ye. Biba ngo niyihakane, twemere ko yananiwe, twemere ubukene bwacu, twemere dusabirize, twemere tubenga babandi ku muhanda basaba, arega ndago turaba tubaye abambere, mutware ngunda, ndago turaba tubaye abambere. Reka natwe twemere ubuzima bwacu. Yobu aritonda, musubiza neza ati nawe bivuga ko nawe yasengaga, bivuga yuko nawe yubahaga Imana. Ati nawe ubaye umwe muri babagore b'abapfapfa. Mu kiganza cy'Imana havamo ibyiza hakavamo n'ibibi. Imana iduhaye ibyiza turabyakira, ngo none ngibi ngo tubisunike. Yobu aramushwishuriza, akomeza urugendo rwo gukiranuka. Haleluya, akomeza urugendo rwo gukiranuka, akomeza kubaha Imana. Yemye Satani anyura mu mufasha we, ariko akomeza kubaha Imana. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Yobu akomeza umurego, akomeza inzira yo gukiranuka. Nababwiye bene data, dukora umuganda, akomeza gukora umuganda mu mutima, kuko Imana yabaga muri we. Ndaga Imana yabaye nga perezida usura umudugudu, ejo perezida kazawuheruka mu wundi mwaka utaha, baba bagira amahirwe umwaka utaha kagaruka, baba batagira amahirwe n'imyaka ingahe kanyuraho perezida ataragaruka muri uwo mudugudu. Imana yacu rero ndabwitembera, Imana yacu ndabwitembera, kandi Imana yacu ndabwo ari Dagoni ngizerere. Muribuka kubwa Eliya, abahanuzi ba Bayali ngo barikatagura, mbesi Eliya nawe arabaseka. Ese Imana yanyiri yagiye kuzerera? Dore ko akazi ka Dagoni ari ukuzerera. Imana yacu cyambe ndabwitembera, iyo yaje kugusura ndabwe igusura ngo isohoke, muragumana karamata iyo wayemereye. Rero kuko yari iganje muri Yobu, Imana ikomeza iba muri Yobu, nayo bakomeza gukora umuganda w'iteka ryose kugeza igihe Uwiteka yagize ute, yamwunamuye. Haleluya. Harige tugeragezwa, iyo twemeye iyo nzira yo kugeragezwa, iyo twemeye kugeragezwa gukiranuka, Imana igitwunamura, Imana ishimye. Rero Yobu ngo amaze kugeragezwa, amaze gukubitwa, amaze yemye, muribuka yishimishe ngo urujyo. Abatazi urujyo, yishimisha igisate cy'ingono y'ibumba kugira ngo ibiheri yari yaragwaye, umwanzi yari yaramuteje, yumva amerewe neza, ariko bikanga. Igihe kigeze ngo Uwiteka aramwunamura, ngo bya bindi Satani yamunyaze, ya matungo, bya bindi byose, murebe bya bindi byose yari afite, Satani yagize ute, yahushe bimera nk'ibiyoyotse. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iby'isi bizashiraho,
ndetse n'isi ishireho. Umuririmbyi we niko yanaririmbye ngo n'ijuru riveho, ngo ariko uwizera azabona ayo masezerano. Yobu Uwiteka aragira ute? Aramwunamura. Abakobwa arongera abamuha, abahungu arongera abamuha, yemye nababaja bagengera ngo Uwiteka yagaruye none abaja beza baruta babandi ba mbere, babandi none bari baragiye amuha abaja bazagumana. Ngo muri icyo gihe ngo nda muntu wari ufite ngo uburanga ngubw'abakobwa ba Yobu. Imana ishimye. Hari n'undi nawe wagize ute? Wakoze iby'Imana ishaka. Koroneliyo none ari n'umunyamahanga. Koroneliyo nawe akaza umurego wo kugira ute? Wo gukiranuka. Aravuga ati nanjye ndashaka kuko Imana iziba muri nge, itura muri nge, Imana ingirire neza. Koroneliyo ngo yari ari umunyamahanga. Imana isura Petero mu nzozi ati ndagira ngo ugende kwa runaka no kwa runaka umubwire gutya na gutya. Ati Petero kuko yumvaga ko Imana ari y'Abisiraheli gusa, oya aka gakiza ni ak'umuntu wese, ntabwo ari ak'Abadeperi gusa, ntabwo akari Abagatolika gusa, ntabwo, oya kano gakiza umuntu wemeye aka gakiza karinjira. Umuntu wemeye Kristo arataha mu rugo rwe. Ndabwo aka gakiza uyu mwuka wera ari uw'Abapentekote gusa, ndabwo ari uw'Adeperi gusa, oya umuntu wese wemeye ko Kristo amubera umwami Yesu arinjira. Ngo maze ngo Petero ayanze ngo Imana iramusura, ngo abona urushundura rurimo inyamaswa nyinshi zitandukanye. Imana amubwira ati ngo baga ujye. Yemye yaratokesheje ati no ndago bishoboka. Uwiteka aramubwira ati ngicyo nejeje ngo imbangejeje. Imana ishimye. Niho yagiye kwa Koroneliyo ngaratangara, ngaravuga ati ngo none menye neza rwose, menye neza ko nguyubaha akakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo mu mahanga yose iramwemera. Imana ishimye. Ayo niyo magambo yavuze kwa Koroneliyo, kandi abantu barakijijwe ku bwa Koroneliyo kuko yagize umuganda, akaza umurego wo kugira ute? Wo gukiranuka. Mwene data, kunda gukiranuka wanga ubugome, kunda gukiranuka wanga ubugome. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Imana irashaka yuko usohora bwa buriganya, izo ni za nzoka. Sohora bwa bunyamaswa, ubunyandegenge muri we. Sohora ubunyamagambo, sohora imbaraga mbi z'umwijima muri wowe. Emera Kristo yinjire muri wowe. Niba bikunaniye kubisohora, ubwire Kristo ndakwinginze, ndagutakambiye, ngwino umbemo, ndabikwemereye. Ngwino uze uce indambara zo mu mutima, ngwino uzumareho iyi mbaraga mbi ingwanya. Ndaho nzi imbaraga ikugwanya, uyature uyibwire Kristo. Iyo mbaraga mbi ikugwanya arayisohora kuko niwe mugaba w'ingabo, arashoboye kandi yanesheje byose. Ibyo byaha byawe si byo byamunanira. Imana yacu ishimwe. Hamagara Imana yikorere, hamagara umwuka yikorere, hamagara Kristo yikorere. Aba bagabo bafite imbaraga. Umurinzi yavuze ati ngo ku musaraba mwiza ngo niho umuntu abonera. Abagabo batatu bakamuhumuriza, kandi abo bagabo batatu bamuha urwandiko rutari urw'itorero. Hari igihe turirimba indirimbo tukagenda mu injyana, abantu nditumve iyo ndirimbo, kandi mu ndirimbo igitabo cya Kantike cyahumetswe n'umwuka wera. Abanditse bari bambaye uyu mubiri natwe twambaye, ariko bari buzuye imbaraga z'umwuka wera, bari buzuye imbaraga z'umwuka wera. Ngabagabo batatu bakamuhumuriza, bakamuha urwandiko. Pasiteri azaguha urwandiko, ariko urwo rwandiko ntabwo ruzakugeza mu ijuru. Azaguha urwandiko rwa mariage ati Jean d'Arc na runaka bakoze ubukwe uyu munsi mu itorero, ni njyewe pasiteri runaka ubasezeranije. Urwo rwandiko ntabwo ruzangeza mu ijuru, ntabwo ruzangeza mu ijuru. Abo bagabo batatu ni Imana Data, ni Umwana Yesu, n'umwuka wera. Iyo uhuye nabo baguha urwandiko. Wowe utarakira agakiza uhabwa agakiza. Wowe utarakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe, iyo uhuye n'aba bagabo batatu baguha agakiza, bakumara inyota y'ibyaha. Izina ryawe rigakugwa mu gitabo cy'urupfu, rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimye.
abandi bagabo banejeje Uwiteka bakora ibyo gukiranuka, banga ubugome, banga kuzana inguru y'icamugongo, banga gusenya imitima y'abantu. Hari abantu muri iki kinyejana dufite akazi kabo ni ugusenya imitima y'abantu, ni ukuzana inguru mbi y'icamugongo. Aba bagabo banze ubugome, bakunda gukiranuka. Karebu na Yosuwa bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, abandi bagabo bazana inguru y'icamugongo, ariko bo babiri bazana inguru nziza y'amahoro. Ati niba Uwiteka twishimira. Bariya abanyakanani tubonye nubwo bari hejuru, ariko turabajya ngo umutsima. Imana ishimye. Bazana inguru ihumuriza Abisiraheli, barabakomeza, banga ubugome, banga kubaca indegenge, banga kubakura umutima, ahubwo baravuga ngo niba Uwiteka twishimira tuzabajya nk'abajya umutsima. Reba umuntu akubwira ati Imana iguhagarika imbere ya Goliyati, ariko ubwire mugenzi wawe ati uyu Goliyati njye namujya ngo uri kurya ubugari. Ubugari ndagubukanja, kuba y'ubugari urajya wamize byagiye, kwigora guhari ahubwo ukozamo wamize byagiye. None ubwire umuntu ati njye uyu Goliyati yewe ningo guhuha, ningo kumusunika gato akaba yagize ute yahirimye. Imana yacu nishimye, kunda gukiranuka, Uwiteka nawe azagushira hejuru. Hana yanze gutukisha izina ry'Uwiteka, arihangana, abana na Penina arihangana. Uzi kubana n'umuntu umeze nga Penina, akagucunaguza, akahera mu gitondo akageza nimugoroba gutuka, ati wowe gukizwa kwawe kuriwe, uri umupagani, uriki, yemye akagutesha n'agaciro, akagugira sebyatsi, akagugira itorosho, akagutesha agaciro gashoboka. Ariko nubwo bimeze uko, kunda gukiranuka, kunda gukiranuka, ukora ibinezeza Imana. Penina akamubwira ati dore njyewe mbyaye abahungu n'abakobwa, mbyaye 7, ariko wowe uri ingumba, akazi kawe ni ukujya niki. Ariko ngo nubwo yamubabazaga ute, ngakamubaza cyane ngo Hana karira, ariko Hana ndi yatukishije izina ry'Uwiteka. Igihe cyarageze Hana nawe afata ingamba. Mwene data, fata ingamba. 2023 fata ingamba. Uyu mwaka uhinduke, ugira inyota yo gukiranuka. Ngafata ingamba kuko ngo bajyaga ishiro ngo gutamba y'ibitambo, ngo uko umwaka utashye ngo bakagenda bagashima Imana, bakabyina, barangiza bagataha. Ariko umunsi Hana yafashe ingamba, aravuga ntanze ubugome bwa Penina period, ashaka domo, ati ngunze gukiranuka, ndashaka ko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, gere gutukwa mbari, gere gusuzugwa mbari. Ati Uwiteka Nyiringabo, njyewe Hana nundeba umuja wawe, ukangirira imbabazi, ukangira ubuntu n'ibambe, ukamba umwana w'umuhungu, nzamugutura buwawe imisi yose. Icyo Uwiteka aragikora kuko yagize ute, yakunze gukiranuka, arihangana, yihanganira Penina. None yanga kizina ry'Uwiteka ritukwa. Imana yacu nishimye. Ni benshi nababwira bashatse gukora imirimo myiza, barakiranuka, bakora ibyo Imana ishaka, Imana nabigira ute, irabanezerwa. Ngubwira ndi mwene data, kunda gukiranuka, wanga ubugome, ugwanye Satani nawe azaguhunga, ugwanye kugira imitima ibiri, kuko ndamuntu keza abami babiri, niko Yesu yavuze. Wakunda umwe undi ukamwanga. Kunda Imana, wange Satani, kuko akazi ka Satani ni ukukwica, akakwica uhagaze, tukagira ngo uriho kandi nyamara utakiriho. Imana ikugirire neza. Fata icyemezo. Hana yavuze ati guhera uyu munsi tugishiru bikaba bisanzwe. Umwaka utashye, nda mwana, nda nagacu, nda niyo natwise ngigira ute ivemo. Ariko uyu mwaka Uwiteka nundeba umuja wawe, ukangira imbabazi, ukanyibuka, ukamba umwana w'umuhungu, nzamugutura abe uwawe imisi yose. Uwiteka iryo sezerano ararisoza. Arangije ngamwita Samweli kuko ari we yasabye Uwiteka. Isezerano yasabye ararihigura, ngamujyana ku mutambyi Eli. Ndago byarekeye ngo Uwiteka yagize ute, yamuhaye ngabahungu, amuha n'abakobwa. Imana ishimye. Data, nukunda gukiranuka, urugo rwanze ukabona ruri ku manegeka,
ruzakomera kuko wakunze gukiranuka. Basore bakobwa nukunda gukiranuka, wa mugabo mwiza usenga, Mana ati mba umugabo umeze gutya na gutya, ukubaha wuzuye umwuka wera, wa wundi ukubaha, wa wundi ugukunda agakora ibyo ushaka, rwa rugo rwiza rwuzuye amahoro usaba, Imana izaruguha. Ariko nukunda gukiranuka, nukunda ubugome, ntabwo Imana izagwa, ntabwo Imana izirusha kuguha umukozi wayo kandi wowe udatunganye, izamuguhereka ujye kumubabariza umukiranutsi. No, izaguha uwo muhwanye. Imana itugire neza. Musore, kunda gukiranuka, wamufasha mwiza, uzaguhesha amahoro, uzakwakira uvuye ku kazi unaniwe, senga Uwiteka azamuguha. Atari wa wundi uzava ku kazi usohoreye ku induru. Imana itugirire neza. Kunda gukiranuka nicyo Uwiteka avuga. Muri iri jambo ukuramo ibintu bibiri: kunda gukiranuka, wanga ubugome bw'isi, maze wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Ni byiza, ni iby'amahoro. Ibyo yibwira kukugirira si bibi, oya habe na gato, ahubwo ni byiza gusa. Umuntu nifurizaho nanone gusozerezaho ni umuntu bita Petero. Amen. Petero yakundaga kuvuga, Petero yagaragaza ko akunda Kristo, kandi mu by'ukuri urebye mu mubiri Petero yakundaga Kristo. Muri kubwo baje kumufata, Petero yahise akura ingota mu rubiko, aca amatwi. Yesu aramubwira ati no, ndago iyi ndambara ari kuba yigwana. Petero ati oya Yesu, ndamundura kunjyana, ngiye nakwitangira byose. Yesu aramubwira ati no. Hari igihe cyageze muri uka, Yesu aramubwira ati ngo urabunyihakanye gatatu. Petero avuga ati oya, nukunda ngukunda ndago bishoboka, ndago ndakwihakana. Ariko ndago Petero yaramenya urukundo Kristo avuga. Ariga kuvuga ngo dukunda Yesu biri hano ku munwa, bitanaragira hano mu muhogo, ngo bigere mu mutima, bigere no mu umutsatsi wawe, wumve ko nawe ukunda Yesu n'inzara zawe, ahubwo bikagaragara hano ku minwa gusa. Imana itugire neza. Ntabwo Imana yishimira yuko tuvuga ngo turayikunda kandi mu bikorwa tutayikunda. Yesu yavuze ngo iki? Ngo ubu bwoko ngo bunshimisha iminwa, ngo ariko imitima yabo ngimba kure. Imana itugire neza. Imitima yacu iba kure y'Imana. Niba ushimisha Uwiteka umunwa ati ndakunda Imana, kandi mu by'ukuri nduyikunda bimerenga Petero, icyo wamaze ni amatwi y'abantu, ni ukugomera abandi, ukabangiriza, yemye ukababwira inguru y'icamugongo, ukamiranga babatasi 10 bavuze inguru mbi, yewe ukavuga ibinyuranye, ukaba nyine Petero wavanga kunda Yesu, kandi samunda ngo urabunyihakanye aka gatatu. Imana itugire neza. Ariko Petero amaze kwihana, yuzuzwa umwuka wera, yahise agira inyota yo gukiranuka. No mu rupfu rwe arakiranuka. Bagiye kumubamba aravuga ati no, nubashye umwami wanjye, ni mu mbambe ngewe ncuramye, mwere kumbamba nguko umwami wanjye mwamubaza. Bivuze ngo aciye bugufi. No mu rupfu rwe aca bugufi, agira inyota yo gukiranuka. Aho none yakundaga Yesu, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nimungunda muzitondera amategeko n'amateka yanjye, kandi ngushaka kungurikira wese, niko Yesu avuga, ngo nikorere umusaraba we. Petero umusaraba none yavuze ati ndawikora none ncuramye, noneho ngore icyo Imana ishaka, nsoze gukiranuka kose. Muribuka Ana na Safira bagurisha isambo yabo. Petero abaza umugabo ati aya niyo mwagurishe ngiyi? Ati sinjye ubeshe umwuka w'Imana. Murabona ko Petero yari yarageze mu yindi ndera yo guhamya Kristo, akamukunda amukunze. Imana ishimye. Umugore we nawe araza, Safira. Petero aramubwira ati aya niyo mwagurishije? Ati vugisha ukuri, nutavugisha ukuri ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe biraje. Aravuga ati rwose mukozi w'Imana nawe umwuka urahera. Ibirenge byavuye guhamba umugabo byahise bimushikana, nawe baragira barajya kumuhamba. Imana itugire neza. Byari bigeze ku rugero Petero none yuzuye imbaraga z'Imana, amaze kuzura umwuka wera, amaze kwihana yuzura umwuka wera, none amenya urukundo akwiriye gukunda Kristo, kuko urwa mbere rwari rwa rukundo
mbese abantu b'iki gihe dukunda umuntu ukabwira umuntu ndagukunda ariko yagukorera gake ukamwikinga ati sinzongera kugendana nawe ibiki n'ibiki. Imana itugire neza. Petero asobanukirwa urukundo akwiye gukunda Kristo, kari kwitonda amategeko n'amateka ye, kandi ko kari kwikorera umusaraba we akakurikira Kristo. Imana itugire neza. Undi mugabo wo nasozeraho wa nyuma ni Sitefano. Sitefano bamutera amabuye, baramutera amabuye. Ndago yabatutse bya bitutse abantu b'iki gihe bavuga, ya magambo y'urukozasoni. Oya, yavuze ijambo rikomeye twese ryatunaniye. Imana yonyine niyo yadufasha. Ngati Imana ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Na Yesu iyo ni ryo jambo ryo yavuze. Ariko muri iki gihe umuntu arakubara ati sha reka mwereke amashati wakunjije kuko wagira mugiye guhangana. Oya mwene data, iyi ndambara tugwana si amakofe, si imihoro nguko Petero yabibwiwe n'umwami Yesu. Oya, ndanubwo ari amagambo, no gusenga ukagira wa mutima wo kwihangana, wa mutima uciye bugufi. Ngo bamutera amabuye kugeza gupfa, ngarararama ngareba nk'abamarayika bazamuka n'abandi bagira uti bamanuka. Haleluya. Arangije avuga ati wite bababarire kuko batazi icyo bakora. Kuko iyo bamenye icyo bakora, nabo bari baravuga ati cyangwa ngo bamwahura mwanya wa Sitefano. Murazi si icyo Sitefano yashatse kuvuga? Ati ndago bazi ko bari kunyinjiza mu bwami bwawe, ntabwo bazi yuko bari kumfasha kuruka imiruho n'imihati, ahubwo barakoze nyine bagirira imbabazi rwose. Haleluya. Ariko iri jambo abantu twararihishwe, ndago turimenya ngo turisobanukirwe. Ahubwo ati Imana, njyewe uriya muntu niduhura umunsi umwe azabona Jeanne d'Arc wariwe Yesu Kristo. Jeanne d'Arc wakira umwami Yesu Kristo ngumukiza we, ni uri kuvuga ayo magambo. Claudine, ayo niyo magambo uri kuvuga? Yewe mwene data, ayo niyo magambo? Oya, duce bugufi tumere ng'abana bato. Sitefano aca bugufi, aravuga ati Mana bababarire kuko ndibazi ibyo bakora. Bagirira imbabazi, icyamba bagahishurirwa bakamenya aho ngiye. Ndago bahamenye. Mwene data, umuntu nakubabaza ujye utekereza Sitefano. Umuntu nakubabaza ujye utekereza yuko ari kugusunikira mu mugambi w'Imana. Ndabizi birababaza, ariko dutekereje nga Sitefano bunya ndago bibabaza, ahubwo biranejeje kuko yaravuze ati bababarire kuko batazi icyo bakora. Na Yesu ni wavuze aya magambo kumusaba ati abari bari kumubamba bamutera amacumu, bamusogota, bamutera imisumari, bamwambika ikamba ry'amaha. Uwiteka umwami Yesu akavuga ati bababarire data kuko batazi icyo bakora. Yesu niwe yavuze ati mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye, uburinde kuko ndawundi warinda ubugingo bw'umwami Yesu nguko natwe ndawarinda ubugingo bwacu, atari Yesu kandi atari Imana n'umwuka wera. Reka twubahe Imana dusenge. Reba aho waciye reba aho utaciye bugufi, reba aho wishumbukuruje, reba aho wakunze kugira ubugome, reba aho wakunze kugira nabi mwenesko, reba aho utagenze nguko bikwiye. Umwami Imana akugire neza, uce bugufi. Banga umwana muto, gendana n'Imana yawe uciye bugufi, kora ibyo Imana ishaka. Emerera umwuka wera aza kore, emera umwuka wera aza senye ibigawa n'Imana. Imana ikugire neza. Asa ngasohora abatinganyi muri icyo gihugu, arangije ngo n'ibigirwamana ngo bubatse baremye ngarabisenya arabishyirika. Arangije ngo nyina amukura ku bugabekazi, amukuraho n'ikimana ngo cyari yaramye ngo kikiza nacyagigira aragisenya. Ndaparido yagize n'ubundi y'umuntu umukristo mwiza wihana arasenya ndaparido. Ariko abakristo bo muri iki gihe hari vase karakaze ko ndi gukora, none ko ibindu iyo boss ansabye ibinga bikora, none karakazi nengavaho abana ndabatungisha iki? Imana yakuremye ifite ibyo yagutungisha, kiranuka. Ugasanga umukobwa baza ati ngize imyaka 30, ngize imyaka 29, ndamuntu urambaza izina. Iryo zina bari kubaze barijyane, iryo zina bari kubaze bari maziki. Imana ikugire neza. Ugasanga wiciye inzira urishingiye. Hari umuntu wigeze kunzisa ngo iyo umuntu yishingiye ngo udwo rugo
abantu barutaha cyangwa se ibintu, kuko si n'abantu, ibintu bitaha urwo rugo ngo ni ibihunyira, mbese bya bintu ibihunyira, yemye sinzi uko nabivuga, ibintu bibi ngo nibyo bitaha ngo mw'urwo rugo umuntu wishingiye. Basore bakobwa, mwihangane mutegereze Imana, mukunde gukiranuka, ibintu Uwiteka azabikora. Mukunde gukiranuka mwa babyeyi mwe, mukunde gukiranuka, ibyingo zanyu Uwiteka niwe ubizi, azabigira neza. Ariko nimukunde ubugome, Uwiteka azabatera umugongo, ntacyo Uwiteka azakora. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, duciye bugufi imbere yawe, duciye bugufi imbere y'ubwisa bwawe, ndakwinginze tubabarire, ndakwinginze tweze. Mwami, hari aho dusanze tutarakunze gukiranuka, hari aho dusanze tutarakunze kugira neza, hari aho dusanze tutarakunze kubabarira, hari aho dusanze twarakunze ubugome bw'isi, twarakunze inzangano, twarakunze kugira nabi, ariko duciye bugufi cyane rwose. Tubabarire Mwami Yesu, twejeshe amaraso yawe, ibidatunganya muri twe bisoke, ibitagushima bisoke, ibitavuga Imana muri twe bituvemo, mw'izina ryawe Yesu Kristo. Yesu uyu mupapa, Yesu uyu mubyeyi, mutunganye, mukure mu ndengenge, mukure mu bitotsi, mw'izina rya Yesu Kristo. Ngweretse uyu musore, ngweretse uyu mukobwa, mwese umutunganye, umukure mu ngeso mbi, umukure mu bidafite umumaro, umukure mu maganya ndetse no kubara iminsi, mw'izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, reka bakunde gukiranuka, reka bakunde gukora ibyo ushaka, reka bakunde kugendana nawe bicisha bugufi. Uri Imana yera, uri Imana itunganye, kandi ngo n'abawe ushaka yuko bava mu bidatunganye bagatungana rwose, kuko ngo Imana yacu irera. Mwami, gira neza uyu mwene data uciye bugufi, gira neza uyu mwene data uciye bugufi, uyu mwene data umenekeye imbere yawe, uyu ufite umutima umenetse, uyu ushaka kugenda mu nzira ziboneye, uyu ushaka gukora ibyo ushaka. Yesu mugire neza, Yesu mubohore, Yesu ezi inzira ze. Ni weho dufite muri rugendo rugana i Siyoni, nta wundi wakeza inzira zacu, nta wundi wakeza ibitekerezo byacu, nta wundi wakeza imitima yacu, ni weho wenyine, kuko niwe waje mw'isi kwitangira umunyabyaha nganjye, kwitangira umunyabyaha mwene data. Ezi imitima yacu, ezi imitima yacu Kristo, tuminjagireho amaraso yawe, tuminjagireho amaraso wamenye, tuminjagireho amaraso yawe Kristo. Ayo maraso atubohore, ayo maraso adukure mu bitotsi, ayo maraso adukure mu ndegenge, Yesu adukure mu kurangara. Benshi bararangaye, benshi bibagiwe yuko ari abageni, benshi bibagiwe yuko uri umukwe, kigiye kuza kandi kirasoye, ukajyana umugeni wawe, ugacura umugeni wawe. Mwami, ndakwinginze, gira neza uyu mubyeyi, gira neza uyu musore, gira neza uyu mwana. Ezi imitima yabanduye, ezi imitima yabawe, ezi imitima yacu twebwe tukwizeye twese, tujye dukora ibyo ushima ndetse n'ibyo ushaka. Mwami, eza tunganya imitima y'abadatunganye mw'izina rya Yesu. Uwifuza gukizwa umuha agakiza, kuko agakiza kawe ngo ntabwo ari ak'Abisirayeli gusa, ahubwo waje kudupfira ngo kaba agakiza k'abatuye isi twese. Ndabigushimiye kuko hari abo wejeje, ndagushimye yuko ari abo ukuye mu nzira mbi, ndagushimiye yuko ari abo umurikiye mu mitima yabo, bakireba Kristo, bakireba bagasanga batashyushye, bagasanga batari kubi
badasubira bagasanga uko bamwe barabaye freezing, bagasanga barabaye konjere, bagasanga ragazuyazi. Mwami ndakwinginze ubagirire neza, ubagire neza, ubagire neza, ubakize. Ndagushimye yuko Mwami buri wese yibonye hadatunganye kagiye kuhakosora. Gira neza abaja bawe, gira neza abagaragu bawe. Umwuka wawe wera tubeho, umwuka wawe wera tweze, umwuka wawe wera atwereka inzira tukwiriye kunyuramo mu izina ryawe Yesu Kristo. Ng'ijambo ryawe ni ingoti cyaye kandi iboneye. Reka iri jambo ryawe uryagure mu mitima y'abaryumvishe, rigire aho ribakura kandi rigire n'aho ribashitsa mu izina ryawe Yesu. Ndagushimye yuko wongeye umubare w'abakizwa ukabugabanije umubare w'abarimbuka. Nushimye kubyo udukoreye, kuko Mwami tugiye gukora umuganda nawe ukaza ukaba muri twe. Ndagura tembera nga perezida aho kuraza ube muri twe, kuko wabonye ndahandi ngukwigwa mu mitima yacu gusa. Twakubakira inzuki wakicaramo, ko n'isi nayo ari ndo ngaho ngo niyi ndebe y'ibirenge byawe, ngo none ng'ijuru gikaba indebe wicaraho. Mwami uri mugari kandi urarengeye, uri muremure, wakwigwa mu mitima yacu gusa, kuko ngo niho hagukwiriye kandi niho wadusabye. Natwe rero duce bugufi tugiye gukora umuganda. Mwami mitima yacu tuyeze, natwe tugira inzara n'inyota byo kugira ute, byo kweza imitima yacu kugira ngo uzubane natwe. Ndagushimye ko wumvishe gusenga kwacu no kwinginga kwacu. Nushimye kandi ndagushimye yuko ukijije imitima y'ubwoko bwawe. Ndagushimye kubaciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze nizeye. Amen, amen. Imana amahoro ibaha umugisha. Naho ubutaha kuwa kane. Shalom, shalom.